Karibu. Kama mzahahindura. Gutese. Nasi hantu twagiye tugenda hamwe. Umuduki urugero uranganye iki cyahindutse kiri. Sinzi ariko ubwo nuko nahinduka. Siko mama nabyishimo ufite bite byawe. Ngo so bigira ngo ibyishimo bikure. Of course turi kumwe uri kumwe nanjye. Utaba uri kumwe n'umuntu nanjye ukagira gushidikanya kugeza aho ngaho. Gute. Shalom. Ariko se kandi bigenze bite wowe bigenze bite? Nisi iki? Ese ubundi urankunda? Nturi kumbaza ibyo bintu cyangwa n'undi muntu uri kubimbaza. Oya, ni igiti. Ijambo ngubwira guhera kwa mbere kugeza kwa gatanu umuntu nkubwira ko ngukunda. Ibyo ari kubibwira nari so nta gitangaza. Ubwo arisaje mu bintu byacu gute wowe? Arisaje mu bintu byacu. Ahubwo se uri kubona ndi mu biki? Uri mu gukundana nanjye, uri kumwe n'umuntu ugukunda. Ndi kumwe n'umuntu nkunda ariko ufite undi muntu bakundana. Nakubwiye ko ibyo ngibyo kubikoraho. Sibyo nakubwiye ko ibyo ngibyo ari by'akanya gatoya njyewe nawe tugomba mu gihe abantu bose bakizi ko ukundana na Alice atari njye. Ngiye ndetse pe. Umva. Ndi gushiraho ino wigi nayo ndi kubona ihengamye kuntu. Ariko kubona nsantese. Siko ushyushye ugiye. Uri gutekereza ko ngiye hehe? Ndangiye kuntungura. Shaka ubwo nta makeup. Aha nahise makeup yari kureka ngenda uko ngukurundi azi ko mbese uko. So rero ngiye kureba chef wanjye. Ngiye gutungura umwana w'umusore mukorere surprise. Habaye ikizi? Ni Shalom nyine urumva yampamagaye nijoro arambwira ngo uyu munsi njye kumureba. Urumva mubwira ko ntaboneka. Hanyuma ndamwumva ntabwo nzaboneka ejo rwose hari ibintu byinshi ndimo nzajyamo. Urumva nyine twatandukanye ababaye ukuntu namuhakaniye ko umunsi nibyo kumusura. None rero ngiye kugenda mutungura ahita abona n'umuntu amuri hejuru. Arabizi ko namuhakaniye ko uyu munsi ntabijye kumureba. Nanjye nashaka kumukora surprise. Ugiye gushogoshera wambaye neza gutyo ugiye. Abona ko hari imbeho mbabarira yaba imvura itaguye mbakizemo twadukanzu twanjye twagoje. Ubu ndahanga ndakonje nifubitse nashize ndi gutiteraho ngo ugiye kugenda muri no mbere. Ariko reka mubwire. Hari ibintu umbwira gutuma ntekereza ibintu byinshi cyane. Ukunda nanjye kubera abantu cyangwa ukunda nanjye kubera ko ushaka gukundana nanjye? Hama noneho njye urashaka nkomeze ndi uwa kabiri inyuma. Si icyo navuze. Sinacyo nasobanuye njye kubwira ko nshaka dukomeze. Nuko nakubwiye ko Alice mfite gahunda yo gutandukana nawe nakomerezanya. Binyereke biza umbwira ibintu. Gutandukana kwacu nagarugubuka. Urugero witwa ngo tuze gutandukana ngo bite birangira. Ndakira gushaka akantu gatoya gato gusa nzatoreramo ngende tugatandukana. Wamubwiye ko ufite undi muntu mukundana. Ibyo ntabwo bihagije. Wowe niko ubitekereza. Niko wumva ubitekereza. Ahubwo ngewe mbabura uri kuntakariza iki. Never. Aho wabonyitiranyije. Ngiye gufite imigambi. Umva mubwiye ngiye gufite imigambi ahubwo tutagiye mu byakoresha. Rega nawe uri kuntu stress kandi byose bimeze neza. Niba kuntu byose byagenze neza tugeze ahangaha amahoro tugiye gushwanyira koko. Se ubona ngiye ntari umuntu. Uri umuntu. None se ko nakubwiye. Ariko ibaze nk'iyo dusohotse nkabona ufashe inde ufasha Alice. Singi ufashe ari wowe. Ariko uzi n'ikindi. Ngiye sharo bino bintu nutabikoraho. Umva rero ngo uvuze ijambo ryiza bawe ntinabikoraho. Kandi noneho ndi kubikoraho. Byihute. Ko sintu byahita bibano naka kanya ngo tubishwanye ngo bite binakemuka. Ibyo ntibishoboka. Sibyo? Kandi ubwo cyageze naho. Cyageze. Humura ngewe nawe dufite vision kandi igihe kirekire. Namaje no kwiplaninga. Kandi nge nawe Ndebe ntabwo nshaka ibintu. Alice w'umuhore simba mwihorere aho bishiri. Agatekerezo keza wazanye nuko twakavugiranyemo tukagenda tumeze nk'ababivugira muri tugiteho akantu ko muri salo ntabwo byaba ari sawa pe. Ahubwo ngo tugende Oya ugomba kugira. Biwaje. Ubundi ko ikintu kimwe. Cyakora mbabarire umenye ko iriya modoka isansi irimo ariyo kuzajyana ejo ku kazi. Aya kasaba. Mbabarire Amafaranga ntabwo yabuze ama essence umva.
ndagushiramo full cyakoze ngaho genda ugira urugendo rwiza cyakoze usanga nariye naryamye ngeze no mu kintu cya kabiri ndi kugona ese ya filime wayirangije nta nubwo mfite imbaraga zo kujya kwireba uzwi utuma nanjye nkumbura shiri wanjye oya ese wa mugani wahi byaberuka nta nubwo meruka kumbaraga kuruki uvuga ati ego se bimeze bite urugo rwawe rumeze rute we ibyo nabivamo yes we ndumva nashyushye nyine ndugita ntekereza ukuntu ushoramo nambona ari buhitamera n'ukuntu yarazi ko uyu munsi mfite akajagari ntari bugere iwe kanjye kwitungurira umusore hariya ndetse ugiye kugenda gushyira n'ikintu utwaye kigikise ugiye kumutunguza iki easy just kubera ko yarazi ko ntari buboneke kumbona byo byonyine ni surprise sibyo gift ujyanye no wamushyira akawayini ndamwishyiriye jewe urashyushye madamu mu nzira gabagenda ndabizi kumbona gusa biri bumutungure niyo surprise ya mbere shogoshe umuhanda mwiza ese wakubasa urwaye ko rufite ishyari cyakora ejo nindamuka essence iciriyeho sha bro erega nkubona nagiye muri telefone cyane mani timo guhamagara jori ntari kunyita cyagenze bite ashize nk'isaha yose ndi kumuhamagara kandi ubusanzwe nibyo bimuba ufite ikihe kibazo ubusanzwe iyo muhamagaye atanyitaba yatanyitabye ntabwo ushobora kurenza iminota 2 ataramuhamagara ba kandi kwiyumvamo ko bishobora kuba bitari kugenda neza sha uri kubyumvamo rero byanashoboka none se nta muntu muziranye cyangwa iwabo ngo umuhamagare umuntu babana namuhamagaye ariko ari ku kazi yambwiye ngo nawe yamuhamagaye ntiyamwitabye uyu mukobwa ibintu nishyashyara ari ikibazo ari ikibazo uri kumuhamagara kandi iyo ikintu nkiyumvishemo 80% kiba ari cyo namuhamagaye guhera kare hashize nk'isaha n'igice muhamagara ntari kunyitaba gusa urumva televiziyo twamenya ari ibiki sone mpangayikishije ntabwo byabo kuko ntabwo nzi ko umukobwa ashobora kuntera umwanya ngo mpangayikishe bigezaho abandi bana muracyakunda sha ubusanga reka uwo mwanya sinawo bro nanjye mbere nari meze nkawe mvuga nti nta mukobwa ushobora kuntera umwanya nguhamagara ni mutitaba mutasiba nimero yawe akora mwana yaramfatishije iki wala ndumva nahangayitse bro uramukunda byatara uramukunda ariko sha ibyo bintu byarananiye ndareba nkibazaho byava nkabo kireka nanjye naza nk'icyana kimeze gutyo kimumutse kidakifata noneho ukuntu biba bitangaje barimo kuvuga nyuse basanga ari kumwe n'undi mucamo akaba ariyo mpamvu atari kunyitaba ariko se ntiyitabe n'umukobwa babana nabyo byakunda kuba wabitekereje nabyo byakunda ariko se shamani se ndakuriki ndaje kumureba ariko nanone da nubitindaho nuhagarika umutima ari igihe umuntu arega bayibereye nk'abantu b'abakobwa usanga bari bize bibereye mu tuntu n'utundi ako bamugana abakobwa n'igihe aryama ibintu byacu ubu uryamye umuntu yaguhamagara ugahita ubyuka bo araryama agashyiramo akadege cyangwa agashyira muri siransiye ukayihamagara iminota 90 ikagushira abakobwa ni abantu bakunda kuba bari neza cyane none se uriya mukozi mubwire zazana akantu ku muhanda turi tumwe niba ari nk'ibihugu ukumbuye nabo ibihe ibintu bihe byacu turatuma mba nagukumbuye rega nuko nawe ubu umeze ukuntu nuko ubutemera ko dukundana ngo byumvishe ariko ubona ninde wakwitisha uziri mu buriri none ukuntu wose ntumbwire ukuri ubusa nk'umucyo ni ukuri ibitanda nta kintu na kimwe byari kuba bimaze ntukamere gutya ariko buri kumbeshya uko ubizi njye nkubeshya ubundi ushaka ko turogoya kuko twimereye neza mureke mvuyo none se tukomeza kumva ako se abahungu kuki muba mumeze gutya umuntu aguhamagara inshuro zingahe zose wanze kumwitaba yumva bimeze gute ntukajye ungereranya n'abo ngabo njyewe mfite umwihariko wanjye
nacyo gituma njye nawe none turi kumwe n'uwo akagereranya rero n'uwo ngo gushirira sibyo tumwihorere uyu nguyu aba ari kuzana sababu sabwo twisubirira mu byacu shiri yiki nese ubwo nawe iki kuba ibyo ushaka nabibona sheri wanjye si amarezo yo muri iyi nzu ndayazi. Si neza andi ahantu hari umuntu oya pe oya Shababiri kanjye kushira inkweto zanjye muri salo. Inkweto zawe se inkweto zisize tumujya muri salo wowe ndetse muri dushe harimo izindi nkweto muri zo wambara cyane cyane ko nayo gendera inka bagariye n'inkozi Umubyande kanjye kureba ndareba izanjye izawe ziri muri salo. Okay Naje zona rimwe Digo, allo? Allo? Gwiki? Ibaze ko nsanze Jori mushiti wacu uzi. Yego umwe w'inzobe. Ibaze ko nsanze aryamanye na Shalom sheri wanjye. No way. Come on. Umwe ari hejuru y'undi. Birandenze mbuze n'icyo nakora birandenze ndavuze se mbatera icyuma nica umuntu ariko nyine umutima uranga ndigarura ariko birandenze ibintu mboneye aha ntabwo bibaho na n'ubu baracyari kumwe umenya nta n'uwamenye ko nanahageze ahubwo mfite ikintu ndi kugusaba mbabara uhamagare Cedric inshuti ya Shalom ndabizi ni inshuti magara gutya umubwire ibyo mushuti wakoze kuko ndabizi Cedric atazanagira ngo wenda ni njyewe wahemutse cyangwa namwanze kubera ko izindi mpamvu muhamagara ubu nonaho umubwire ibibaye umubwire ko mushuti we ampemukiye wenda azanamugira inama n'undi bazakundana ntazabimukore kuko ntabwo bino bintu bibaho we hita ugenda aka kanya ujya kwa Cedric umubwire ko njye nta n'imbaraga mfite byacanze nataye umutwe sawa Cedric umubwire ahita aza njye ndi kumuhamagara ntabwo telefone ari kuyifata kandi nkeneye ko abona ibi bintu. Okay, sawa.
ariko mbega inkundo z'ibisi we. Cedric, wameze neza se? Ndaho meze neza. Sha umyanganiye ndabagendereye nyine muri aya masaha nubwo akabibuka kameze nabi. Sha ahubwo se kavura gatonyanga ugaciye. Umva nje n'imodoka nyine gake gake. Menye ikintu kikuzanye ari ikintu cya nyacyo rwose kuri resista byakunaniye. Sha umva ni impuruza nyine. Hanyuma kundi imbwa zanyu se ziri gusara none mana ya. Buriya ntizazibuza abaciye hanze bakazicokoza abana bo muri quartier. Hanyuma se amakuru ya hano. Sha turaho sava. Meze neza sinzi Bobo hanagiye niba ari hanze. Ariko nawe nibwo ukigera ndabona ucyambaye uvuye hanze. Nanjye nari mvuye kureba umuntu wanjye ikiriya ari nanze kuguma mu nzu njye. Hanyuma rero nari nkuzaniye inkuru itari nziza dore ko ari nayo ngendesheje aya masaha. Inkuru ubwoko ki? Rero Alice yifata agira atya nyine ajye kureba Shalom. Shalom mushuti wawe. Nyine ngagiye kumukorera surprise reka sinakubwira. Agire gutya rero bamuguyeho ari kumwe n'undi mukobwa. Kwiki? Intambara irarose Alice arambwira ati mbabarira wowe kabyara we mfasha ugenda undebere Cedric umumbwire basi azarebe ibintu biri kubera hano atazagira ngo. Alice yafashe Shalom ari kumucinya. Iwe mu rugo. Kaniye aramuga ati nge ntabwo mpari niki umuhungu ubwo yishakirwa kandi kana ku ruhande. Nawe rero sigaye urushya pe. Bigatuma dukumburanye nawe igiti. Wumburana mpaka umuntu avunika umugongo. Ese si wowe? Byo turabyihorera. Uri kumva se umeze ute basi? Ndashaka se. Ninde? Oui. Shalom. Calme bébé. Shalom. Abana kwinginze. Ihishe. Nanga. Shalom dihisha. Cyo gutsigita. Gikise. Ndaje. Ubundi kujye ko mukatira ariko nta mpamvu. Are you okay? Natira ndi. Shebora uyishi doze kusona nyuma y'ibintu byose. Ikiriko? Iki nicyo gihe. Mbaturarwa wambara ukisha uri mu bicyo shakumura. Wambabariye ko ibintu winkore ibintu bishakumura uhungu wambabari. Sombwe ko nkunda. Neko yigo. Rero iki nicyo gihe, cyo gihe cyiza. Kiki sigiye cyiza kiki. Cyuko mwatandukana. Oya ntabwo ni tegura uri nabiteguye uri uyu munsi twavuganye uyu munsi babarira twavuganye uyu munsi. Mbona wicara ko wambabariye ko kuri mu cyundo. Wakisha wambabariye. Fine. Fine is fine iki. Kani Jinyuma kabati. Shalom deka. Dihisha deka. Genda. Gomba n'ibintu gushaka gutwara gakeya. Are you okay? Gushaka gutwara. Mbaga wishimanga ino. Oui baby. Umenye ko bari ubwa mbere n'ubwanyu. Iyi nta kibazo rwose mu bwanyu. Ariko naho ujye ceceke. Ko rero Alice agiye ashyushye yabugutanye yatuguse. Uziko Shalom akunda Alice. Aha rero icyo gitumye nza hano dore nuko nanye nikumburisha iri wanjye misenza nirukamwambishe nirukanka. Yarambwiye ati aho kugira ngo uzavuge ngo batandukanye wenda kubera Alice yamwanze kandi urabizi ko Alice akunda Shalom cyane. Nabyo bintu urabizi. Ndabizi. Niyo mpamvu numye ngo ugende ubyirebere batandukana uhari. Ngo ngewe ngiye ko nk'inshuti ya Shalom niwe muntu. Unje kumuhamya ko yari wamafite nkayo. None. Ariko Shalom ni inshuti yanjye kandi niba unabizi babari ugende usapotinga inshuti yawe. Nanye nibikumburisha iri wanjye. Sawa. Bobo. Reka ngende tu. Chérie. Nsava. Nari kumbuye cyane. Waje ryari? Hashize umwanya ariko utari munini. Chérie uvuye he?
Ngiye hanze gato. Wambaye gutya? Nuko narinda hano Cedric mitajya kuri telefone. Ugiye kwitanga ndende. Cyangwa nawe uvuye kunshira. Nawe uvuye kuncisha inyuma sheri. Bapingiye ibyo bintu ntabwo nabikora. Ahubwo se ko waje numbwira. Uyu mukobwa mwavuganaga ninde? Umukobwa twavugana. Uyu ndi kubona se mwavuganye mu minota 30 itambutse ninde? Uyu ni umushuti wanjye twavuganye kare. Twavuganye kare urabona ngo twavuganye kare mu minota yatambutse. Ikintu cye kinzanye hano rero. Alice tubanura muzi. Cedric ni inshuti yawe, akaba inshuti ya Sheri wa Alice. Alice avuye mu rugo ambwira ngo agiye gusiripuriza Sheri wiwe, agira asanga ari kumuca inyuma. Muca inyuma kuri nde? N'undi mukobwa. Kuri nde? Ndabizi se. Kama magambira ngo nze mbwire Cedric ariyo mpamvu nanjye gusanzanga ndi kubwira Cedric ndi kumushushubikana ngo nagenda. Mpamvu Cedric agiye yiruka. Ariko Sheri wanjye ngiye nkagufata. Biriya Alice abayizanisha ngo by'ubwana bwiza ngo ngiye ngo ngakakamubabarira. Sheri ngiyewe uretse kugufata nkakunigana n'uwo mukobwa mwabayeza umwuka mwese ngabikana no satani atuye. Ntabwo nabashyiramo imiyaga. Jamais. Numva bikaze se. Ngiye ntabwo se ibona ibyo bintu ntabwo nabikora. Base icyo mbakundira mwese nuko mamuvuga. Hanyuma se bikorwa n'abandi. None se ubwo ngubwo nta mukobwa mwiza nabona ubuta. Sawa Sheri wanjye uzagira ibyago singufate. Nk'aka gakobwa iyo mufata ibintu mwari muri kuvugana. None se ubwo reba tuvuganye rimwe reba rero bakuvuganira. Meze biteze. Yesawa. Ahubwo se bitewe. Sharaka nanjye meze neza. Kuba hagira se nkaho nkukuye mu bitutsi wari uryamye. Ngo nari nyibyuka ahubwo sinzi nahingiye mu kazi. Aya masa ni sangahe? Saa tatu ziburi ngiye mu kazi. Wapi ahubwo ngiye gusangira n'abasore b'inshuti zanjye bari bamagaye. Bamwe dukorana ngo ngende. None gusangira n'abashuti n'akazi ubyitiranya gute? Sheri kubite n'ukuntu nabonaga nakerewe bitumye nyine nibeshya mera nk'unyuranyijemo ariko urabizi ntabwo nakubeshya sibyo? Ndabizi ko keso rero nje hano gufata ishati yanjye y'akazi nasize aha mu gitondo mfite akazi kihutirwa ego rero se wayijyanye se? Oya no hariyo nasize aha mfite aya mashati atatu hariyo nasize akaye niyo nkunda kwambara cyane reka yirebe nta kintu no gukomeza ugenda. Ishati rero wareka nkaza kuyikuzanira mu gitondo cya kare kuko ngo ndimo ndihuta cyane ntabwo twasubira mu nzu. Zikureba ishati n'amasegonda ngaho. Ibi pakiye mu myenda myinshi wareka tukagenda sibyo Sheri? Urukundo wowe genda simfite simfuguzo za hano genda ndasiga gufungiye nta kibazo. Nasigaye mu mutekano muke cyane kubyo ntabwo nakwizera kugusiga muri wenyine. Rwanda se rugira umutekano muke gutegera. Hano hateye abajura. Abaye bajura se utambwiye. Hano hateye abajura. Ubujubundi bari banyishe. Bahugiye he? Bari banigiye hano. Nawe ntacyo mba. Reka ndebe ishati yanjye ariko ndashaka kugenda. Nta kibazo kwinjira byinjira ndetse nakubuza kwinjira koko. Ariko byose byenega amatwi. Ariko pepe ubona tuzabona ko tutanyumvira ko. Kuko wa mugore tuzabona ko tutanyumvira. Ubuzambere urukundo uzambere ubavugonye ko tutanyumvira nk'umugabo. Niba mubwiye ngo ndayikuzana mu gitondo ukidashobora kubitekerezaho ngo byumve wambabariye. Dale kamushire natugeze. Abo tugiye merekeza tunagenda. Ushobora kundeka nkifatira ishati yanjye nkigendera. Ejerayo akusebye byawe. Ejerayo ndafuse kugera. Karibe.
ishati se urayibona iki? icyo mbonye ni kano kantu sikibomba ya maherena maremare y'abakobwa byaje kugenda gute? Ewe subu nibagiwe gute koko kandi nuko bagize ngo baremwibye kandi nani byo narengambiriye byageze bite? ejo ndi nshaka kuko yahamagarira nyinde muri telefone yanjye nyirebamo mbona amarizo yose hasi ari hasi bigahurira he? bahita bambwira ko oya bebe mvambwira bazashitanye ko turi kumwe bahita bambwira ati nimfite simukadi nyikuremo nongeye nyisubiza muri tabikunda kandi ngaya yaje ntabwo nari nyafite ngira umukobwa konse kutajya uyakuramo bibensha kuri nara yakuyemo pe kandi nagiye mu kazi hari yaje n'abayobozi ntabwo nari bujyana n'amaherena rero niko gutera ino herena ni nkuko rwose uri kurifasha niko nari ndifasha kwa kundi nyine uri busy uri gukora muri simukadi uri gushyira uri kuyihindura ya kuri telefone nkanda gutya ngura muri simukadi nongera nsubizamo muri ka kantu kayo nkanda nsubizamo ariko bitewe n'ukuntu nari ndi muri huti yo kugira ngo nze kuguhamagara muvugishe ko nagukumbuye mpita mbika ngeze no mu rugo ndibona mu myenda ndabandika ditereka hariya aho nzaribona ngiye mu kazi nyine urumva ku buriri ndimo ndi kureba neza aho nzaribona ngiye mu kazi nzaryibuke ndimushyire ubu yashobora kuba yaratekereje ko nari mwibye shiri ugiye mu kigo cy'urumva yaratekereje nk'iki urumva yaratekereje nk'iki yatekereje ko nari mwibye oya tureke ibyo umukobwa ntacyo cyakoze nari ngize ngo nari naketse ibindi ibyishiri ibyo rero waketse ni ibintu biri aho nyine by'abantu oya urubimbwireho gatoya uroketse ibyo sheri reka ibyo tubireke ntumbwire ko uroketse ko naguciye inyuma njyewe muri umuna wa Yesu ntabwo nabikoresheje nk'umura n'ukuri ntabwo nabikora ngo naguciye inyuma sheri uwo murasheri ndagukunda cyane kuri ubutabitekereza ndabizi ntabwo reka ndibitse bizariye ahubwo ndahita ndabijyana nta kibazo reka ngende ubwo turaza kuvuga nese shiri shati kutayijyanye ntacyo reka ngende mfite ayandi mbonye ntabivamo wa mugani wawe harimo imyenda myinshi tuzabikora dufite umwanya nta kibazo ngwerekeze oya bika iryo herena ryawe ntabwo ari iryanjye Nagakubonye. Oya vugisha ukuri. Nagakubonye. Yagiye se ahubwo. Ntabwo yagiye. None se ko urimo hano ntabwo ugeze ngo runguruke cyangwa yahise agenda. hanyuma se ko mbona wikuye imyenda ubundi wo. Nari nshyushye gusa ubwo igihe cyose mwasakurije hariya bwo nabimenye. Byageze aho ndashyuhahura none se nashe gutisha byarangiye se yagiye shinga umutima wanjye wari wajya hamwe pe ni ukuri ujya gufatwa birambura wangereza twongereje ari nizere ko utampamagarira gusa hano mbabura mbwiye utampamagarira gusa kubera iki ko hano ahubwo ngiye kuhasarira none se mbwira bimeze bitanga ndakubeshyera iki njyewe ndakubeshyera iki ko ngiye gusarira hano isi ngiyi imyenda yiwe umukobwa ndamubamba ari ahubwo Jori umva mubwire Cedric reka dupange ukuntu twabigenza oya wizanye umujinya gutya ntabwo umujinya ndashaka kubanza aramutse aciye mu gikari namukura oya humura mfite imyenda ye ngiyi reka dupange ukuntu twabigenza Cedric Shalom Jori
Joli Shalom ningiye mani ifungura Oui. Aje kuryanga. Hatajya nsura aje kuryanga. Utajya kunyirwa ni wanjye. Ndaryamye. Ndacyaryamye. mani mfungurira bro gusa ibyo ni ibiki yo Shalom Undi umuhamagara iki undi umuhamagara nese ko nyiryamye waje bitotsi byashize man. Ameze nk'ufite umujinya wajyaga iki. Oui. Sikono uko mangano dusiri. ameze bite ko hano wanze kumfungurira Uko wangira umuntu gutyo umuntu aracyaryamye. ese urya mambaye amashenete urya mambaye ingofero urya mambaye amashati Meze kuko ndyamye wanjye bigira imyenda. Iyo wako kuryama wambaye gusha avere ko bite ko kuza winjira mu nzu. akose we bwira jora soke Juri saba mahanga. ndabizi ko Juri sundi wowe. bro wingira umusazi Shalom urabizi turabaja Bro. ndagusabye Ndumubwiye ikintu kimwe njya nanga. Urajura nkangura ndakwihangana. Itonde bro. Hano ni wanjye nago bigira gutyo. Come on please. icyo ngundira abantu ni icyo ngicyo tu sibyo Neso uri. urumva ushaka ko dukora se nanga bwira umugore wanjye soke Nta mugore uva mahanga. niba urimo kwanga ko dukoresha neza turakoresha nabi Ariko wasaze. nasaze Wasaze. Bro have man have. Ndumubwiye ikintu kimwe. Cedric. Ikinyabupfura icyo cyambere. Gire discipline. twubahane sibyo twubahane Habo ushaka dusuzugurana wowe. joro urabizi ko ari umugore wanjye urabizi neza ko Jure ko wowe. ariko se niba wumva ntacyo wikeka waretse nkinjira iyi no se n'ubwa mbere ngiye Ese kwinjira si yanjye. niba ari yawe se n'ubwa mbere ngiye kwinjiramo Nese ko warenje wowe kutegeka ko ugomba kwinjira igihe cyose ushakiye. inzu ya ari yawe se biguha uburenganzira bwo gufata n'abagore Cedric. Tega amatwi ubanza unyumve. ntabyo gutega amatwi Nihangane ko mbyuki. mbabarira ndagusaba Nihangane ko nashuka. Ngeza mu nshinjwa abagore b'abandi. yewe ayifuri urumva urimo ushaka kugira ikigoryi Abagore yewe urashaka kugira ikigoryi fungura niba uri umuntu w'umugabo ushaka guhagarara ku ijambo urimo kuvuga By'amahane ujya bro have man. Joli Nagusabye no gutuza. akose Ni inzu yanjye ntago ari kiliziya. iyo nza Ntabwo kuba natuje hari padiri iyo nza urimo kuba hano. natuje kuba naciye kuri polisi nkazana nayo Polisi kuzana no kuri polisi. Aha. Baby mbabarira unyumvire inyangamugayo nkanjye. Ategeka za kucisha ngo mfite umugore w'Imana sha. inyangamugayo bwoko ki Umugore wawe mahanga. ubunyangamugayo budefiniswa gutyo Asundi watunze umugore ryari. Ubukwe bwarabutashira. gutusha gutinyuka gute nawe twakoze umurenge wowe nandese. nge na Joli twakoze umurenge Ariko Joli wuwe komeza kumwe Joli wuwe. umva Shalom wikigora ahubwo ndabizi yabuze imyenda yo kwambara mubwira ze afata ibintu bye hano ndabifite natebuke arimo kuba arimo mubwira ze ahubwo yabuze ibyo kwambara Bino myenda wayobotse inzira y'abantu b'abagabo bazima b'inyangamugayo bazi mubwire aze afata ibintu bye byo kwambara ntabwo ngenda umukozi we ntabwo mubikira ibintu mubwira aze natebuke kuva kare hose nyine tuba rutegereje uyu mwanya kugira ngo wemere Joli Hageze n'umuntu wayisanga imbere. nazayisanga aha ngaha tumurebe kwanza niko bimeze mubwira aze afata ibyo kwambara Ibintu muri gukora mwari ahubwo wowe ibintu ukora by'abantu wagira ngo nta nubwo bazi ibintu mwari mwayipanze pe. mama ugiye mu kazi mama iherena ngo ryajya gukora mu simukadi mama uracika ngewe urabona ndi uruhinja mubwira se afata imyenda ye hano ndayimwihera turebana njye nawe akoshora urumva nasoni mfite ubu urumva nasoni mfite kuba wambemukira ndi umujama wawe urumva nasoni mfite kuba wahemukira ari Waguhemukiye sinjye waguhemukiye arimo. kandi ngo mwari abajamara bw'inshuti magara ariko nanjye mbikiwe n'inshuti yanjye Joli waje bakadufatanya. umva ukuntu uhita ngo
ariko inshuti zanyu za kera ko ari he? Yego mama, tambuka neza gikobwa. Yego. yakojore urumva nta soni ufite. Nyamubonye umwari. Urumva nta soni ufite. Imbesire. Subwo bikumariye iki? Kwisenyera. Umugabo wawe muvuye mu burengejo bundi vuba ahangaha. Nanjye w'inshuti yawe. Hagashoti nari nkwambariye. Ibaze n'ukuri. Bari koze umurengeze sheri. Semukaho. Urimo kwibaraguza ibiki wowe hano? Hibaje n'ukuri. Wagira ngo nundi muntu bafatanye si mwebwe mbafatanye. Usi muri kwigira ibiki? Usi ibingibi murabona bizabageza hehe? Mwabakobwe mwagiye mumesa kamwe. Niba wumva kubaka urugo bikunaniye wajya ureka kurusha umwana w'umunyarwanda. None ndorera. Akubabarira iki kari wanshutse ratashobye kuntu byagenze. Ndayikurisha. Fata ayo majwi y'umugore wawe. Ubundi wowe urajya guhamagara umugabo kujya bigende gute? Ubundi soba ko batakubonye. Ibi byose ntago ari wowe biteye. Biteye gute? Igihugu iyo hitamo mbere ibi byose byarabaye. Reba igenda here nkubwira ngo uhitemo. Wese ko wakoze umurenge bari ufite gahunda. Kuki wakoze umurenge? Amagena ari bukomeze nkutegereje gutyo gusa. None se niba warafashe umwanzo kuki utagiye kugende uhereyo ukagaruka kukunsejya kujya bigende gute? Naje byibuze ngo ndebe ko wanahindura mind yawe. Hanyuma se usenyerwa rwawe. My friend. Bumani byawe. Kandi urinda ya mukobwa we. Wamaze. Ubundi kuki watinze kumwe ko nakoze n'umurenge?